Reka nizere ko mwese mwiriwe neza ndagarutse nabasuhuje ubwo nabahaye n'ikaze ntago turi butinde gahunda ni yayindi irakomeje nukuza turasa ku ntego cyangwa ku ngingo nk'uko mukunda kubinsaba ubundi tugakomeza n'amakuru nkwibutsa ko iyi nkuru ngiye kugenda nyikugezaho iri kuvugirwa ahangaha mu Rwanda ariko ndaza no kukwambutsa umupaka gatoya nkujyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkubwire ibyaho ubwo reka nizere ko turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru tukiri kumwe channel yo nisubiza TV niba ukigeraho aribwo bwa mbere kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa se abone iyo niyo nkunga ya mbere uraba uduteye wibuke no kudusigira ibitekerezo byawe muri comment. Uyu ni umuyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe amasomo ubwo ni Profete muri GS Mututu riri muri uyu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Uyu akaba yahawe igihano cy'ukwezi kose adakora ndetse atanahembwa bikaba bikekwa ko yazize gusindira mu kazi nk'uko umuyobozi w'ishuri rya GS Mututu yabimumenyeshaga muri ya minsi yashize. Ubwo bivuze ngo ibi ngibi bibaye ari nk'insubiracyaha kuko uyu nguyu n'ubundi yagiriwe inama inshuro nyinshi cyane ko ngaherutswe no kuba ahabwa ibaruwa imusaba gutanga ibisobanuro. Ariko ibi ngibi byose rero nyine bikugezaho ugenda unamenya uwamuhaye ibi bihano ndetse tugende tunarebera hamwe n'ibyo ngibyo ndi kugenda nkubwira biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko imirwano yongeye kubura. Ubwo nizere ko wongereye volume ijwi ryo ni rya rindi uri kumva ntago rihinduka habe na gato kandi ndabizi murankunda ariko kandi nanjye ndabakunda. Uyu muyobozi w'iri shuri rya GS Mututu nk'uko yashinje uyu mugenzi we ushinzwe amasomo Profete kuza mu kazi yasinze mu bihe bitandukanye aho yavugwaga cyangwa se aho uyu nguyu n'ubundi wavugwaga. Ubwo n'imbere yuko n'ubundi ahangaha ahita ahabwa iki gihano muri biriya bihe bitandukanye n'ubundi yagendaga aza mu kazi avuga ko yasomye urwunge bamwe bakunda kwita urwagwa akagenda avuga ko ubwo n'uyu nguyu wahawe ibi bihano we yagendaga inshuro nyinshi yisobanura avuga ko ngamubeshyera kandi nguyu agamije kuba yamwirukanisha. Ariko ririya shuri n'ubundi riherereye muri aka kagari ka Mututu muri uyu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Uyu muyobozi w'iri shuri rya GS Mututu uherutse kubwira iki kinyamakuru cyandika Umuseke ari nacyo ushobora gusangaho iyi nkuru ubuyobozi bwungirije cyangwa se uriya muyobozi wungirije yazaga mu kazi ngo yasinze ndetse anamwandikira ibaruwa amusaba ibisobanuro umundi nawe yarabyemeye rwose ndetse anabisabira imbabazi. Ariko kera kabaye n'ubundi ni kwa kundi bavuga ngo akabaye icwende ntikoga ngo niyo koze ni kacya niyo wagira gute niyo wazana situruwaye. Uyu nguyu nyuma yo gusaba imbabazi n'ubundi yarongeye asubira icyaha cyangwa se akora ibyo twavuga ko ari nk'ubusubiracyaha n'ubundi akajya asubira mu kazi cyangwa se akajya aza mu nshingano ze ubona ko byazambye. Inzoga mw'abantu mwe nimukemere ko zibategeka cyangwa se ngo zibagire koronike zibakoroneze oya. Ubwo impamvu ibi ngibi mbivuze gutya hari ukuntu usibye n'uyu nguyu nawe unteze amatwi usanga hari ikintu cyakubase wenda ukunda se igitsina gore ukunda itabi ukunda iyo nzoga n'ibindi byinshi. Ubwo urwo n'urugero ntanze ntukemere ko ibyo ngibyo bikubata. Iyo ubonye bimeze bityo kwa muganga nabonye hari abantu twavuga ko bashobora kukuganiriza ukumva ibyo bakubwira nyamara hari icyagufasha ugahindura iyo myitwarire iba itameze neza muri wowe. Ubwo urumva ko rero uyu nguyu bishobora gutuma kariyeri ye irangira niba atangiye guhabwa wenda uduhano. Wenda ibi ngibi ntekereza ko byavuye mu nama cyangwa se muri komite igize iki kigo, komite nyobozi reka mbivuge gutyo kuko ntago wenda ibi ngibi nubwo babishyize public. Ubwo iyi ni nka warning niba umuntu bamukubise igihano kingana n'ukwezi atari mu kazi nta n'umushahara bivuze ngo ejo n'ejo bundi ushobora guhabwa ibaruwa imusezerera hehe mu kazi.
ubwo aya ni amahirwe wenda cyangwa se navuga ko ari nk'agahe ahawe ko kuba yakwitekerezaho akavuga ati inzoga ubundi ni gute zishobora kuba zatuma diporome yanjye iteshwa agaciro cyangwa se nanjye ubwanjye ugasanga binesheje agaciro. Ubwo wenda reka twizere ko ukwezi kuzashira yakuyemo isomo rikomeye. Reka twigendere rero no mu ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kivu y'Amajyepfo biravuga ko imirwano ivuza ubuhuha hagati ya M23 na FARDC muri Businga bimeze bite? Ntega amatwi ibi ngibi nabyo ngende mbikugezaho ugende urushaho kumenya uko imirwano imeze ahangaha. Kuri uyu munsi habaye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 na Wazalendo Businga. Aka ni agace gaherereye hagati ya Nyangezi na Kamanyora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo murumva ko rukomeje kwambikana hagati y'aba bombi, ariko kandi tutirengagije ko n'ubundi cyari igihugu kibarizwamo imitwe yitwaje intwaro myinshi cyane. Ni mu gitondo cyo kuri uyu munsi ubwo imirwano yongeye kubura muri Businga, kandi icyakomeza kandi iracyakomeza kugeza na n'ubu twabagezagaho cyangwa se na n'ubu ndi kubagezaho iyi nkuru nk'uko bitangazwa n'urubuga rwa Tazama DRC, cyangwa se ubwo birumvikana ko ahangaha bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ni mu gace ka Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, naho bivugwa ko imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 na Wazalendo itari kure y'umujyi wa Mpeti. Ahangaha kandi indege zitagira abapiloti za DRC zanyuraga hejuru y'umujyi wa Kashebere muri teritwari ya Warikare, ariko bikavugwa ko nta gitero na kimwe zigeze zigaba. Bitandukanye n'ibivugwa n'inyeshyamba za M23 zo zemeza ko zagabwe igitero cyangwa se zagabye ibitero mu bice bituwe n'abaturage ahangaha nk'uko biri kugenda bivugwa kuri uru ruhande. Biravugwa ko kandi inyeshyamba za M23 zagerageje kurasa iyo drone, ariko ntizagerageza cyangwa se ntizabasha kuba zayihamya. Ubwo murumva ko rero ahangaha by'umwihariko ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo umwuka w'intambara uracyakomeje kututumba hagati y'izi nyeshyamba za M23 ndetse n'izi ngabo za FARDC. Ubwo nagendaga nkubwira ko ari ahangaha muri Businga. Amakuru rero uko arajya agenda tugeraho, natwe turahari kugira ngo tugende tuyabagezaho, kuko nicyo cyatuzanye kuri izi mikoro, kandi nkunda kubabwira ko ari njye munyamakuru waziyigiye, kuko ahangaha ni ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. Amakuru rero naba nkuhaye aba avugirwa ahangaha hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngira ngo ni aya ngaya, kandi imbona no kugenda nshimira mwebwe tuba twatangiranye iyi nkuru tukaba tugeranye ku musozo wayo. Ibitekerezo byanyu ngewe ndabitegereje ari byinshi, ariko kandi nizera ko turaza no gusubira mu makuru yacu ari imbere kugira ngo turushaho kugenda tunareba, kuko amakuru nakubwira ko tuba tuyafite menshi adashira. Ubwo reka nizere ko bigiye buze ugiye kugenda unasharinga iyi nkuru kuri bagenzi bawe, kugira ngo nabo babashe kugenda bamenya uko ibi ngibi biba byagenze. Ndagushimiye wakoze, reka nkubwire ngo ciao ciao.